Yes, ladies and gentlemen, nongeye kubaha ikaze kuri Behind Walls Terrace. Ndabasuje mwese aho muherereye mu bice by'isi bitandukanye. Nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza. Nizere ko kandi Nyagasani akomeza kubahundagazaho imigisha. Dutangiranye n'iyi nzu iri gushya. Ubwo umwana muto w'umukobwa yararimo atabaza, ari kurira, ahamagara ati mam, papa. Ahangaha niho byose byatangiriye. Ababyeyi be bose ari babiri, mama we na papa we, bapfiriye mu nzu bahiriyemo ubwo yari afite imyaka 10 yonyine. Abantu batangiye kuvuga ngo niwe batwikiyemo, abandi batangira kuvuga bati ni amashitani, ariko Vicky ntabwo yarazi icyari cyateye nkungi y'umuriro. Uyu mwana w'umukobwa nyuma yuko ibyo bibazo bimubaho, yagiye kuba kwa anti we cyangwa se kwa nyirasenge, ariko uyu mu anti we yari afite abana benshi ndetse nta bushobozi yari afite bwo kubarera bose. Buri gihe cyose yabwiraga nabi umwana Vicky, akamubwira ati uri umunyamwako, wateje umuriro mu rugo iwanyu, vanga agenda kuvoma amazi, oza amasahani, ugomba kurya ibiryo bikeya ntukarya ibiryo byinshi. Uyu mwana w'umukobwa ubuzima bwatangiye kuba bubi cyane. Umugoroba umwe ubwo uyu mwana w'umukobwa Vicky yararimo ahanagura, arimo akoropa, nyirasenge yarahagaze ahangaha mu muryango. Nuko ubwo yarahagaze aha yari afite igikapu kirimo utwenda dukeya, aramubwira ati umaze gukura, ubu ntabwo ukiri umwana, vanga ugende ujye gushakisha nawe ubwawe. Ahangaha rero yamuhereje icyo gikapu kirimo n'udukanzu tubiri twonyine, aramusunika amwirukana aho ngaho. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo yasakuje, ntiyigize arira. Ahangaha yafashe aka gakapu, arangije ava aho ngaho aragenda. Vicky yatangiye guca ku rugo aca ku rundi, abaza ati se mukeneye umuntu wabafasha? Bamwe bamuhaga ibyo kurya, abandi bakamuha akazi, wenda agafura, yamara gufura bakamuha amafaranga. Ahangaha rero yatangiye gukora akazi nk'ako ngako. Nta nshuti yagiraga, ntabwo yakinaga. Umwana yatangiye kuba mukuru akiri mutoya. Uwo mwana w'umukobwa yikoreraga ibibito by'amazi kugeza ubwo atangiye guhinamirana, akagenda yunamye. Ariko uyu mwana w'umukobwa ntabwo yagize yinuba, yarabizi neza ko akeneye kugira icyo akora kugira ngo asavayivinge, kugira ngo abeho. Nuko umunsi umwe ubwo uyu mwana w'umukobwa yararimo akura ahantu hamwe bari bamuhaye akazi, haje guca umugore umwe, arangije aramwitegereza, aramaze ndetse mukobwa muto, ushobora kuba wankorera amasuku nk'ahantu mu nzu nini? Nuko Vicky aramubwira ati nabikora. Nuko wa mugore arangije araseka, aramubwira ati ejo mu gitondo uzaze kuri mansion ya Chief Edward, nuhagera uzabaririza uwo bita Madame Adaku. Iryo joro ryose ntabwo Vicky yabashije gusinzira. Umwana w'umukobwa yatangiye gutekereza, atangira kwivugisha muri we ati mansion, inzu nini. Atangira kwivugisha ati wenda ubuzima bwahinduka, wenda nabona aho nerekera. Aravuga ati wenda nabona amahoro. Mu gitondo cya kare ubwo izuba ryari rirashe, Vicky yararimo yinjira mu marembo y'iyi nzu nini cyane. Iyi nzu yari nini mu by'ukuri kandi ari nziza. Iyi nzu mu by'ukuri ukikuta amaso wahumurirwaga n'imbaraga ndetse n'amabanga menshi. Uyu mwana w'umukobwa yarinjiye, ahantu hose hari hakubuye hasa neza, ariko muri we umutima wari uri gutera cyane. Uyu mwana w'umukobwa akinjira, imiryango yarafungutse, ifunguka nk'umunwa w'intare ishonje. Vicky yarinjiye, akigera mwaho imbere harimo abagore babiri. Uwa mbere yari wa mugore Madame Adaku. Uyu mugore yaravugaga cyane, yaratambukaga ukabona ko ari umugore w'ingare. Undi mugore yari Madame Liza. Uyu mugore we ntabwo yavugaga cyane, yarasekaga, ariko inseko ye wabonaga yuko ari inseko yihishe byinshi. Uyu mugabo Chief Edward yari umugabo ufite amafaranga, umugabo w'umukire, yari afite buri kimwe cyose. Yari afite imodoka nziza, ubutaka, amafaranga, ndetse yari respected. Ariko nyuma y'ibyo byose hari ikintu cyaburaga, umwana w'umuhungu. Abantu bakundaga kuvuga ngo ese ubutunzi bw'uyu mugabo bumaze iki, adafite byibuze umwana w'umuhungu uzamuzungura ngo busigarane. Uyu mugabo yari yaragerageje mu by'ukuri, aribyo byari byaratumye ashaka n'umugore wa kabiri. Ariko uyu mugore Madame Adaku
yabyaraga abakobwa gusa, madamu Liza nawe yabyaraga abakobwa gusa. Nuko Vicky yaje kwinjira muri iyi nzu nk'umukozi wo mu rugo, baje rero kumuha akumba gatoya inyuma y'inzu nini yagombaga kujya araramo. Bamuhaye agasambi ndetse bamuha akabati gatoya cyane azajya abikamo utuntu. Uyu mwana w'umukobwa ntabwo ugize abyinubira, yahanaguraga inzu agakora amasuku uko bishoboka kose, yavomaga amazi, yafuraga imyenda. Mu by'ukuri umwana w'umukobwa ntabwo yajyaga avuga amagambo atari ngombwa kuvugwa. Nuko umunsi umwe ubwo uyu mwana w'umukobwa yari arimo akoropa, ari gukora amasuku aho ngaho mu nzu, wa mugore madamu Adako yaraje ahagarara inyuma ye, arangije arambwira ati mukobwa muto wicecetse. Nuko wa mugore wundi wa kabiri Liza nawe arambwira ati mukobwa muto uhora ucecetse. Batangiye kumwitegereza n'amaso atyaye cyane. Vicky batangiye kumwitegereza cyane ndetse batangira kumugirira ishyari. Ariko mu by'ukuri uyu mwana w'umukobwa inkuru ye nibwo yari igitangira. Nuko ijoro rimwe abagore baba umugabo Chief Edward bavuye aho ngaho bafata urugendo berekeza ahantu mu kiriyo. Ubwo bavaga aho ngaho inzu yasigaye icecetse cyane. Nuko muri iryo joro Chief Edward yaje kuza mu rugo. Uyu mugabo yarinjiye, atinjiye mu cyumba cye aragenda direct agenda yinjira muri kakumba wa mwana w'umukobwa Vicky yabagamo yararagamo. Nuko Vicky yararyamye ahangaha muri kakumba akenyeye igitenge asinziriye. Nuko muri ako kanya urugi rwarafungutse, arangije arakanguka atangira kubaza ati ninde, ariko nta wigeze umusubiza. Agiye kubona abona bosi we niwe urahagaze aho ngaho mu muryango. Uyu mugabo yarimo yitegereza umwana w'umukobwa. Nuko uyu mugabo arangije aramuhamagara ati Vicky. Umwana aravuga ati nyakubahwa. Arambwira ati nyakubahwa ukeneye amazi yo kunywa? Uyu mugabo ntacyo yamushubije. Arangije arinjira muri ako kumba. Umwana w'umukobwa yatangiye kumusaba, arambwira ati please 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 son. Uwo mwana w'umukobwa yavugaga amagambo, ijwi rye ryari ryuzuyemo ubwoba bwinshi cyane. Aramubwira ati nyakubahwa ndi umukozi wawe wo mu rugo, please ndakwinginze bibikora. Ariko uyu mugabo Chief Edward ntabwo yagize amwumva, yaramwegereye atangira kumufata. Vicky yararize aringinga, ariko uyu mugabo arangije amushyira hasi. Nuko wa mugabo arangije aramufosinga aramusambanya. Ahangaha Vicky yumvise ibimubayeho mu by'ukuri ari ibintu bigoye kubyakira muri we. Yabuze amahoro, yumva mu by'ukuri ntagatekanye. Nuko ubwo uyu mugabo yarasoje ibyo yakoraga, yarahagurutse arangije yambara agashati ke, arangije arasohoka arongera akinga. Yarasohotse nta n'ikintu amubwiye. Iryo joro ryose Vicky ntabwo yagize asinzira, umutima we wari uremerewe cyane. Nuko igitondo cyakurikiyeho Chief Edward yaje kuza kwicara kuri balcony arimo asoma ikinyamakuru, arimo yinywera n'icyayi. Atangira kumuha orders y'ibyo agomba gukora ndetse akamutegeka nkaho nta cyabaye hagati ye nawe. Ubuzima ahangaha bwari bugiye guhinduka, ntabwo bwari kongera bukaba bwa buzima abagamo. Amezi 3 yaratambutse, uwo mwana w'umukobwa yatangiye gucika intege. Yaragiye koropa agikora akazi ke nk'uko bisanzwe, ariko hari ikintu muri we cyarimo gikura uko bwije uko bukeye. Uyu mukobwa yatangiye kubyibuha, atangira kubyimbira, yatangiye kujya yumva afite intege nkeya, atangira no kunanirwa kujya abasha kuba yakoropa. Nuko igitondo kimwe madamu Adako wa mugore yaje kwinjira mu gikoni. Vicky yararahangaha ari koza ibyombo. Madamu Adako akinjira aho ngaho aramwitegereza, aramubaza ati sibyo ni ibiki, iyo nda yawe bite, niki kijya mbere, ese waba urwaye? Vicky arangije afata sponge yaramuhanaguza, yarimo yigisha amasahane ayishyira hasi, intoki ze zitangira gutitira. Aratangira ati ariko iminwa ye yarayifunguye ariko buri cyavuga. Madamu Adako ahangaha yaramwegereye, aramubwira ati nakubajije ibyo ni ibiki? Vicky yatangiye kureba hasi, ijwi rye ryari rifite ubwoba bwinshi cyane. Aratangira ati Chief Edward. Muri ako kanya aho ngaho buri wese yahise aceceka, yahise ahamagara wa mugore wundi. Batangira guseka uyu mwana w'umukobwa, ariko yanse ko iryana, yanse ko yo kumumwaza.
atangira kumubaza ati ese ni wo mugambi wakuzanye ahangaha, waje hano ushaka uburyo bwose wakwikura mu bukene? Umukobwa w'umunyakimwaro gusa. Nuko wa mugore madamu Adaku aramubwira ati wowe waturogeye umugabo. Vicky arangije azunguza umutwe atangira kurira, aravuga ati no nta kintu na kimwe nigeze nkora, ntabwo abangaba uko ari babiri bigize bamwizera. Batangira kuvuga bati wa mukobwa uri umurozi, urashaka kuzirika umugabo wacu. Uyu mukobwa yavuye mu cyaro azanye imyuka mibi. Batangiye kumusakuriza aho ngaho, batangira kumuvuma, batangira kumutunga intoki, ariko ntabwo bigeze bamukoraho, ntabwo bigeze bamusohora aho ngaho. Baramwitegereje ndetse bahitamo ko bagiye kureba buri kimwe cyose. Ahari batangiye kwiyumvisha yuko byanze bikunze uyu mukobwa azakuramo inda, cyangwa se batekereje yuko Chief Edward namenya ko yamuteye inda azarakara akamwirukana. Ariko Vicky yagumye aho ngaho, inda ye yakomeje gukura. Ahangaha rero nibwo intambara nyayo yari itangiye. Uyu mugore madamu Adaku yarebaga uyu mukobwa Vicky nk'injangwe iri kureba imbeba. Vicky ahangaha aragikora akazi ke, inda ye yatangiye gukura cyane, irakura iragenda iba nini cyane. Umugoroba umwe umudogiteri wa famiye yaje kuza aho ngaho. Chief Edward ntabwo yari ahari, yari yagiye mu rugendo rwa business hanze. Uyu mugabo rero yaje kwinjira yicarana n'uyu mukobwa Vicky mu cyumba cy'abashyitsi. Uyu mugabo yaje gukora ku nda y'uyu mukobwa, atangira kumva buri kimwe cyose. Nuko arangije abwira abandi bakozi ati muhamagare ba bagore bose uko ari babiri. Baraje aho ngaho, baraza bahagarara aho ngaho n'amasura ubona ko yuzuye mu mwijima. Nuko wa mudogiteri arangije asa nkaho yitse umutima, arabaza ati Chief Edward ari hehe? Baramubwira bati Chief Edward ntahari, yasohotse ku mpamvu za business. Nuko wa mudogiteri arangije areba hasi, arababwira ati mufitiye inkuru nziza. Wa mugore madamu Adaku amuvugiramo, arangije aramubaza ati niye nkuru, yitubwire nagera hano turamubwira. Turi abagore be, ntabwo wagumye kugira urwaho kutubwira, tubwire naza kuhagera natwe turamubwira. Nuko wa mudogiteri arangije yitsa umutima nanone, arababwira ati Vicky atwite umwana w'umuhungu, uwo mwana ameze neza nta kibazo. Muri ako kanya bahise bagwa mu kantu. Wa mugore madamu Adaku yafunguye umunwa, ariko nta kintu yigeze avuga. Yari atunguwe mu by'ukuri. Aba bagore uko ari babiri bari bamaze igihe kinini batrayinga, barabuze umwana w'umuhungu. Wa mugore madamu Liza yatangiye guhinduka isura, atangira kumera nkaho nk'injangwe ibonye umuriro. Arangije abaza dogiteri, arabaza ngo umuhungu? Nuko dogiteri arababwira ati yego, uyu mukobwa atwite umwana w'umuhungu muzima umeze neza. Aba bagore uko ari babiri babaye nkaho isi bagwiriye, ntago biyumvishaga mu by'ukuri uburyo uyu mukobwa agiye kubabyara n'umuhungu. Aba bombi uko ari babiri imitima yabavuyemo, babura amahoro. Muri iryo joro ntago bigeze basinzira, baraye bacura imigambi. Aba bagore nta kintu na kimwe bigeze babwira Chief. Baravuze bati ntago agomba kugira ikintu na kimwe amenya, usibye n'ubu ngubu nta nubwo azigira bimenya. Nuko ubwo Chief yaragarutse mu rugo, yaje kubabaza ati se wa mukobwa w'umukozi ari hehe? Wa mugore madamu Adaku arangije araseka, aramubwira ati ararwaye, ariko ntago arwaye bikomeye. Wa mugore wundi madamu Liza aramubwira ati ashobora kuba arwaye malaria, ariko dogiteri yamwitayeho yamuhaye imiti. Ahangaha Chief Edward yarabyumvise, arangije aravuga ati mumureke aruhuke, ntimwongere kumukoresha. Ahangaha rero ukuri kwa Vicky kwari kumaze guhambwa, ariko mu by'ukuri ukuri kwakomeje gukura, kubera ko ukuri ntabwo ushobora kuguhamba. Niyo haba ari mu mwijima, ukuri kurakora, ukuri kuravuga kandi kurakura. Muri iryo joro baricaye babagore ari babiri, nta guseka, nta kunywa icyayi, barimo batekereza ibitekerezo by'umwijima. Bari bacecetse, nta mahoro bafite muri bo. Bari muri plans, bari gucura imigambi. Intambara ahangaha yari itangiye. Uku gusama, uku gutwita k'uyu mukobwa Vicky, iyi nda yari atwite
nicyo cyari ikibuga cyari kigiye kuberamo iyi ntambara. Nuko ba bagore batangiye gucura imigambi yabo. Baravuze bati nta kindi kintu dushobora gukora, tugomba gukora ibishoboka byose, yaba Vicky yaba n'umwana atwite bose tukabera imina, bose tukabica. Batangiye rero gushakisha uburozi bagomba guha uyu mukobwa Vicky. Nuko muri uwo mugoroba wa mugore Madamu Liza yaje kujya mu gikoni atangira gutegura ibyo kurya. Yirukanye abakozi bose ababwira ko batagomba guteka ari uri buteke. Arangije ateka bya byo kurya ashyiramo bwa burozi bari bateguye. Ubwo rero yaramaze gutunganya ibi byo kurya, arangije ahamagara wa mukobwa Vicky. Aramubwira ati Vicky, nashyizemo kukwitaho, dore urarwaye ntabwo umeze neza, ngwino ku meza ufungure. Ibi ngibi yamubwiranye ijwi ubona ko amwitayeho, yamugiriye impuhwe. Vicky yakira ibyo kurya atangira kurya, nta n'ikintu kidasanzwe yigize akeka muri we, yatangiye kurya gake gakeya. Nuko wa mugore Madamu Liza yavuye aho ngaho aragenda ajya ahantu inyuma y'irido, ahasanga wa mugore wundi Adako. Barangije bafungura irido gatoya bitegereza uburyo uyu mwana w'umukobwa ari kurya uburozi bamuhaye. Batangira guseka baravuga ati umupangu byanze kunze ugiye gucamo. Hashize amasaha makeya wa mukobwa yatangiye kumererwa nabi, atangira kuruka, atangira kuribwa mu nda, arataka cyane. Ako kanya haje kuba panike aho ngaho mu nzu. Barangije bahamagaye dogiteri. Ubwo dogiteri yarageze aho ngaho yatangiye kumukorera ibizamini, nuko ategeka yuko bagomba kumukura ngo bakamujyana ku bitaro kwa muganga. Nuko hashize iminota mikeya cyane dogiteri yaje kugaruka aho ngaho mu rugo. Arangije atangira kubaza ibibazo, guhata ibibazo abagore uko ari babiri. Ahangaha Chief Edward nawe yaricaye aho ngaho. Dogiteri atangira avuga ati uyu mukobwa yari yarozwe. Aba bagore uko ari babiri bahise bagwa mu kantu. Wa mugabo Chief Edward amaso yatangiye gutukura, atangira kurakara, atangira kubaza ati ninde wari wamuroze. Nuko wa mugore Madamu Adako avugira hejuru aritanguranwa ati wenda hari ibintu ashobora kuba yariye tutazi. Nuko wa mugore wundi, uyu mugore Liza, nawe aravuga ati ntamubonye, yararimo anywa ibintu by'ibyatsi ariko nari namubujije kubinywa, bishobora kuba ari byo byamumereye nabi. Ariko ijambo wa mudogiteri yongeyeho ryarabatunguye. Dogiteri arababwiye ati umwana aracyari muzima, yasavayivinze. Ahangaha mu by'ukuri Chief Edward ntabwo yarazi umuntu ashobora gushinja, ahubwo yaravuze ati nta muntu ugomba kongera kumuha ibyo kurya hano muri uru rugo usibye abakozi. Nuko Vicky rero yaje kugarurwa aho ngaho mu rugo, yarananiwe mu by'ukuri ariko yari muzima. Umwana w'umuhungu yaragitera utugeri mu nda. Muri iryo joro ubwo Vicky yararyamye mu ntebe muri salo, babagore uko ari babiri bagiye mu cyumba baricara. Amasura ye yari yuzuye mu mwijima. Igerageza rya mbere bari bakoze ryari ryabaye failed, ryari ryaburijwemo. Ahangaha rero bari bamaze kubibona yuko bakagombye gukora ibirenze ibyo bari bakoze. Uburozi ntabwo bwari bwakoze. Vicky yarasavayivinze abaho, ndetse n'umwana w'umuhungu aracyariho. Wa mugore Madamu Adako yatangiye kugira uburakari bwinshi cyane, aravuga ati tugomba guhagarika imikino. Ubu ngubu noneho ni igihe cyo kugira ngo dukoreshe imbaraga. Yakenyeye igitenge yerekeza inzira y'ishyamba. Yaragiye yerekeza ku kazu gatoya k'ibyatsi. Aka kazu kari gateye ubwoba. Ahangaha imbere muri aka kazu hari hicayemo umusaza. Nuko Madamu Adako yaraje apfukamira wa musaza, aramubwira ati muzehe, ndashaka ko umpa umuti nshobora guha uriya mugore uri wanjye, uriya mukobwa, uriya mwana w'umuhungu atwite agahinduka umukobwa. Nuko wa musaza arangije aramwitegereza araseka, aramubwira ati uyu mwana w'umukobwa ababyeyi be barapfuye ariko ntabwo bigeze basinzira, baracyamurebera. Aramubwira ati uyu mwana w'umukobwa biragoye kugira ngo umugirire nabi. Wa mugore Madamu Adako yitegereza wa musaza yica umutima, aramubwira ati muzehe, ugomba gukora ibishoboka byose, ndakwishyura igiciro icyo ari cyo cyose wifuza. Nuko wa musaza arangije aramubaza ati wa mugore we,
uriteguye gutanga igiciro. Nuko wa musaza arangije afata akantu kameze ko mu ibumba kameze nk'agakono, arangije avanga amaraso y'ihene n'ibindi bintu by'umukara n'izindi produit zitandukanye. Arangije atangira kuvuga amagambo adasanzwe, atangira kubivanga. Arangije arabamubwira ati fata iyi bintu bimeze nk'isosi, nurangiza muze kubisiga ku nda ye nijoro ubwo ari bubasinziriye, ariko ntimwigire mutuma akanguka. Muri iryo joro ubwo buri umwe wese yarasinziriye, Vicky yarasinziriye nawe yararimo ahumeka gake gakeya. Babagore uko ari babiri baje kwinjira mu cyumba cye, bafashe bya bintu bimeze nk'isupu, bimeze nk'isosi, bimeze nk'amavuta, batangira kubisiga ku nda ya wa mwana w'umukobwa. Batangira kuvuga amagambo yababwiye, baravuga bati reka umwana w'umuhungu utwite ahinduka umukobwa, reka inda yawe itwumvire. Barangije baraseka, barizera, bizera ko ibyo bakoze biri buze gukora. Ariko muri iryo joro Vicky yatangiye kugira inzozi, yatangiye kubona umwana udafite umutwe mu nzozi ze, yatangiye kubona ari kugwa mu mwobo muremure cyane. Yaje rero kubyuka yatranspiye cyane, afite ibyunzwe byinshi ndetse afite ubwoba bwinshi cyane. Nuko umunsi umwe hari umunasi waje aza aho ngaho, aza kumucekinga, aza kumukorera ibizamini. Ariko uyu munasi yari yazanywe na ba bagore kugira ngo barebe nimba koko ibintu bakoze byarawakinze, byaraciyemo. Uyu munasi ubwo yageraga aha ngaha akamukorera ibizamini, yarababwiye ati aracyatwite umwana w'umuhungu. Uyu mugore atwite umwana w'umuhungu kandi umwana ari strong, ni muzima, arakomeye cyane. Muri ako kanya umutima w'uyu mugore madamu Adaku watangiye kuba umukara, atangira kugira uburakari noneho kurushaho. Umupfumu bari bitabaje byari byamunaniye, ibyo yari yababwiye ngo bakore ntabwo byari biri gukora. Wa mwana w'umugore akiri mu nda ndetse ari gukikinga, afite imbaraga. Babagore uko ari babiri barongeye baricara, batangira gutekereza ese ni ikihe kintu bashobora gukora. Nuko nyuma wa mugore wundi madamu Lizaje kuvuga, aramubwira ati reka nkubwire, dukeneye ubufasha. Bararebana, bakirebana bose icyarimwe bahise bavugira rimwe, baravuga bati Dr. wa mudokiteri w'umuryango wari usanzwe aza gukorera ibizamini uriya mukobwa Vicky. Muri uwo mugoroba baje guhamagara wa mudokiteri wa famiye, yaje kugera aho ngaho nk'uko byari bisanzwe, nk'uko bari basanzwe bamuhamagara. Nuko wa mugore madamu Adaku amuhereza ikirahure kirimo wine. Wa mugore wundi Liza arangije amuha envelope irimo amafaranga. Baramubwira bati turakwinginze, turashaka ukurimo inda y'uriya mukobwa. Baramubwira bati wowe ubikore nk'aho uri gukora check up, nurangiza uyikuremo. Madamu Adaku yongeraho aravuga ati nta muntu n'umwe ugomba kubimenya. Aha ngaha dogiteri yarabitegereje, arangije arabaza ati se mwabagore mwe byagenda gute haramutse hari ikintu kitagenze neza? Barangira baramubwira ati humura, nta kintu kizaba, wowe kora ibyo tugusabye. Baramubwiye bati wowe nuramuka ubikoze neza tuzaguhemba no kuryamana nawe. Nuko igitondo cyakurikiyeho dogiteri yaje kuza aho ngaho, aramubwira ati Vicky tugomba kugenda nkagukorera check up nkareba uko umwana ameze. Nuko Vicky yarabyemeye, aramukurikira bajya berekeza kwa muganga ku bitaro. Nuko Vicky aryamye kuri ka gatanda, wa mugabo arangije amutera urushinge, arangije afata utwuma babagisha, atangira kutujomba ku nda ye. Nuko uyu mukobwa Vicky yatangiye kubabara, atangira kumva uburibwe, aratangira ati atangira gusakuza, atangira kumubaza dogiteri gukora ibiki. Muri ako kanya yatangiye kuzunguza amaguru, atangira gusunika amaboko y'umudogiteri. Nuko umunasi wari uri aho ngaho atangira kubona ko ibintu bitagenda neza, arangije arirukanka ahamagara Chief Edward. Chief yaje kwinjira aho ngaho. Nuko Chief arangije arabaza ati se niki kiri kujya mbere aha ngaha muri iki cyumba? Umunasi arangije atunga urutoki dogiteri, arambwira ati nyakubahwa uyu mudogiteri ari gukora ibintu bidasanzwe. Arambwira ati hagarika. Chief aha ngaha niko yahise abwira dogiteri
arangije aravuga ati munzane undi mudogiteri yarinjiye, arangije akorera ibizamini Vicky, areba ibikoresho wa mudogiteri arimo akoresha, arangije yitegereza wa mu Chief Edward azunguza umutwe, arambwira ati uno mugabo yararimo agerageza gukuramo inda y'uyu mukobwa, ntabwo arimo amukora check up ahubwo ashaka kuyikuramo. Muri ako kanya wa mugabo Chief Edward yararakaye, yahise ahindukirana wa mu dogiteri atangira kumubaza ati urimo urashaka kunyicira umwana? Uyu mu dogiteri yatangiye gutitira ubwoba buramwica, atangira kuvuga ati nibyo ashaka kuvuga ko ari byo yari yategetswe. Arangije aravuga ati mbabarira nyakubahwa, ariko uyu mugabo Chief Edward ntabwo yigize abyitaho, ntabwo yigize amenya ibyo uyu mugabo yarashatse kuvuga. Arangije avuga ati va ahangaha b'imbere, kandi ndasaba ngo ntuzigere wongera kugaruka ahangaha, ndetse haba no mu rugo rwanjye. Uyu mugabo yarazwi cyane, kandi uyu mugabo yari umugabo ufite ijambo. Uyu mudogiteri yahise ava aho ngaho yirukanka aragenda. Mu by'ukuri Vicky yari afite intege nkeya, ariko umwana yari akiri mu nda, yari akiri muzima. Uburozi bwari bwatsinzwe, dogiteri yari yatsinzwe, ba bagore bakomeje gucura indi migambi. Nuko uyu mudamu Liza arangije abwira mugenzi we ati nimba tudashobora kwica umwana, wa mudamu Adako nawe yuzuza interuro, arambwira ati reka dutume noneho atwitiye inda ubuzima bwe bwose, ntazigera yibyara. Ahangaha bari bafashe umwanzuro kugira gute, kuzirika ino nda, uyu mukobwa ntazigera abyara. Nuko mbere yuko izuba rirasa, bafashe ibitenge barabikenyera, bahisha amasura yabo, barangije bava aho ngaho. Ntabwo bari bagiye ku isoko, ahubwo bahise berekeza iyi shyamba, barenze imisozi barenga ibibaya, nuko baza kugera ku kazu k'ibyatsi, akazu k'ibyondo. Ahangaha muri aka kazu haricayemo umugore. Uyu mugore amaso ye yaratukuraga, uyu mugore nta musatsi yari afite. Rero uyu mugore niwe mugore aba bagore bari baje kureba. Nuko barangije baramubwira bati turashaka kuzirika inda ye, ntazigera abyara. Muri ako kanya ntago umupfumu yigize agira icyo abasubiza, ahubwo yarahagurutse, arangije afungura akantu akuramo utuntu tumeze nka powder, tumeze nk'ifu. Nuko arangije adusuka mu biganza byabo. Utu dufu yasutse mu biganza byabo twari umweru, twari tumeze nkaho ari umunyu. Nuko arangije arababwira ati utu dufu mbahaye mugende mudushyire hafi y'urugi, nimurangiza muri kudushyiraho, muri kugenda mutunyanyagiza ku rugi, muvuge izina rye inshuro 3. Ubwo bagombaga kujyana utwo dufu, barangiza bakadushyira ku rugi rwaho arara, bakavuga izina rye inshuro 3. Nimumara gukora ibyo ngibyo muve aho ngaho. Bahise bava aho ngaho baragenda. Noneho muri iryo joro ubwo Vicky yararyamye mu cyumba cye, aba bagore baje kwinjira mu cyumba cya Vicky. Uyu mwana mukobwa yarasinziriye, amaboko ye ayafatishije ku nda ye. Barangije bafata agapawuda wa mupfumu yabahaye, barakazengurutsa bagashyira hasi, basa nkaho bakora cycle, bavuga ngo Vicky. Barangije barahindukira bava aho ngaho. Nuko hashize akanya gato ya Vicky yaje gukanguka, ariko yumva araremerewe cyane, yumva ntameze neza, yumva ibitugu bye byaremereye, yumva yacitse intege. Arangije afata ku nda ye, afashe ku nda ye yumva umwana noneho ntago akimuvinga, yumva nta kintu ari kumva, yumva umwana ntatera imigeri, ahubwo yumvaga inda ye ikonje cyane. Yatangiye guhamagara umwana we mu mutima we, atangiye kuvuga ati mwana wanjye nyeganyega, ndakwinginze nyeganyega. Ariko nta kintu na kimwe cyamuvingaga mu nda ye. Amezi 9 yaje kugera, ariko uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigize yibaruka. Abaganga bari bategereje, Chief Edward nawe yari aho ngaho ategereje, ariko inda y'umwana w'umukobwa nta kintu yagaragaza, nta bimenyetso na bimwe yagaragazaga yuko ishobora kuvuka, nta bimenyetso na bike, nta cyaya cyasohokaga, nta buribwe yumvaga, umwana ntinyeganyezaga. Mu by'ukuri nta kintu na kimwe abadogiteri cyangwa se uyu mwana w'umukobwa Vicky
yumvaga muri we ko ashobora kubyara. Nuko dogiteri arangije abwira uyu mukobwa Vicky ati ntabwo ibi bintu turi kubyumva. Umwaka umwe waje gutambuka, uyu mwana w'umukobwa inda yakomeje gukura, noneho n'umugongo we utangira kwihina, inda itangira kuremera. Ntabwo yabashaga none ubu ngubu kwicara, ntabwo yashoboraga gusinzira neza, yagendaga gake gakeya afite inda ye yayifashe n'amaboko, yagendaga ayiteruye nk'uteruye igitebo kiremereye. Imyaka 2 iratambuka, imyaka 2 yaje gutambuka, abana aho ngaho batangiye kumuvuga, batangiye kumutunga intoki, batangira kuvuga bati dore wa mukobwa watwise imyaka 2. Baravuga bati uyu mukobwa ashobora kuba yatwita umwana w'ikidayimoni w'igishitani, uyu mukobwa yaravumwe, uyu mukobwa yagiye muri ruriya rugo ashaka gusenya urugo rwa Chief Edward. Iyo yatambukaga abana batangiraga kumuseka, bagatangira bakamuhamagara bati pregnant auntie. Ibi bikamubabaza, ndetse n'abacuruzi batangiye kujya bahagarika kumugurisha. Imyaka 3 yaje kwikubitamo, uyu mukobwa atarabyara, atarerekana ikimenyetso icyo ari cyo cyose kigaragaza ko ashobora kubyara. Madame Adaku yabaga ari guseka mu cyumba cye, akavuga ati iriya nda azayikorera mpaka bamushyinguye. Madame Liza nawe yabaga ari guseka yishimye. Vicky nta kintu na kimwe yababwiraga, yarahanaguraga uko abishoboye, agakora amasuku, yarangiza akuhira indabo, akajya aganira n'inda ye buri joro, akavuga ati mwana wanjye ndabizi uracyahari. Ndetse rimwe na rimwe hari igihe yumvaga umwana we ari kugenda mu nda, ariko umwana yari yaranze kuvuka. Ntabwo Vicky yigize arira, ntabwo yigize arwana cyangwa se ngo arebe uwo ari we wese nabi, ahubwo yarihanganye arategereza. Uko rero imyaka yagendaga itambuka, inda yakomeje gukura iba nini cyane. Noneho uko inda yakuraga, ikimwaro aho ngaho muri karitsiye aho yari atuye nacyo cyagiye gikura igisebo. Abantu batangira kumuvuga, abantu batangira kumuvuga, kumuhimbira n'ibitabaho. Imyaka 3 atwite, imyaka 3 amagambo amuri ku mutwe. Nuko igitondo kimwe Madame Liza yaje kubyuka, abyuka ari guseka. Ahangaha yarafashe ku mugongo we, arangije ariruka nkajya muri dushe, atangira kuruka. Yahise muri ako kanya ahamagara dogiteri, nuko dogiteri arangije aramupima, aramubwira turatwite. Muri ako kanya uyu mudamu Liza yahise akoma mu mashyi, araseka, atangira kubyina aho ngaho mu cyumba. Arangije abwira Madame Adaku, arangije abwira na Chief. Nuko Chief Edward arangije aravuga ati maybe, wenda, aravuga ati wenda ashobora kuba ari umuhungu, ashobora kuba ari we. Guhera uwo munsi buri kimwe cyose cyarahindutse ahangaha mu nzu. Ahangaha batangiye kwita kuri wa mugore Liza, batangira kumufata nk'umwamikazi. Vicky ahangaha yahindutse nk'igicucu, yataye agaciro. Nyuma y'amezi 9 uyu mugore Madamu Liza bamufataga nka zahabu, bamufataga nka diyama, bamukoreraga ibimenyetso, bamukoreraga ibizamini bitandukanye. Buri cyumweru bakoraga scan, bakamuscaninga bakareba ngo barebe ese atwite ikihe gitsina, ariko still nta kintu byagaragazaga. Ntago babashaga kubona ese mu by'ukuri uyu mugore Liza atwite ikihe gitsina. Ariko wa mugabo Chief Edward yakomeje kuba iruhande rw'uyu mugore, akomeza kugira icyizere. Nuko umunsi rero waje kugera, wa mugore Liza aza kwibaruka. Ahangaha buri umwe wese yarategereje. Chief Edward ubwo yarahagaze ahangaha hafi y'urugi, umunasi yaje gusohoka afashe igishura cya pink, harimo akana keza cyane. Arangije aramubwira ati nyakubahwa, wibarutse umwana w'umukobwa. Muri ako kanya isura ya Chief yahise isa nkaho ikonje, ariko arangije arabyirengagiza. Arangije aramubwira ati abana ni impano y'Imana. Nuko arangije aterura umwana, araseka,
ariko inseko yari ari guseka wabonaga yuko atari inseko ivuye ku mutima. Muri iryo joro babagore uko ari babiri, madamu Adako ndetse na madamu Liza, baje kwicara mu cyumba mu mwijima. Niho bari bafite uburakari bwinshi cyane budasanzwe. Baravuga bati byanze bikunze tugomba kwirukana uyu mukobwa Vicky hano muri rugo. Uyu mukobwa mu by'ukuri ni umuvumo. Igitondo cyakurikiyeho baje guhagarara imbere ya Chief Edward. Baramubwira bati nyakubahwa, baramubwira bati uyu mukobwa turashaka kwava hano muri rugo. Baramubwira bati uyu mukobwa ari kudutera ikimwaro, ari gusuzuguza umuryango. Chief arangije arabitegereza bombi uko ari babiri, arangije yitonze mu ijwi riri calm, arababwira ati kuva umwana atwite ari umuhungu kandi akaba ataravuka, ntabwo uriya mukobwa agomba kuva muri iyi nzu, agomba kuhaguma mpaka, agomba kuguma ahangaha mu nzu yanjye kugeza ubwo yibarutse. Uwo munsi wose inzu buri umwe wese yarajejetse. Chief Edward ntabwo yarakibasha gusinzira, yajyaga mu cyumba cye akicara wenyine, agatangira gutekereza ibintu byinshi cyane muri we. Umutima we wari uremerewe, yarimo yibaza ati ni gute umwana ashobora kuguma mu nda imyaka 5 yose. Arangije afata telefone ye ahamagara umuntu, arambwira ati ndagukeneye hano mu rugo iwanjye. Arambwira ati nyakubahwa, ndakwinginze ngwino hano, nkeneye kumenya ukuri. Aha ntabwo yarahamagaye umudogiteri. Arambwira ati ntabwo nkeneye amagambo yo kwa muganga, nkeneye ukuri nyako, ukuri kwa muganga batabasha kubona. Mu gitondo cyakurikiyeho uwo muganga wari uturutse Lagos yaje kugera aho ngaho. Uyu mugabo yari umugabo ukuze, umugabo ubona ko yitonze, ariko ubona ko azi ibintu byinshi cyane. Nuko yaje kugera aho ngaho, arangije yitegereza wa mukobwa Vicky, atangira kumukora ku nda, atangira gufunga amaso, atangira kumva. Ntabwo uyu mugabo yavuze amagambo menshi, ahubwo akimara kumukora ku nda akavuga amagambo make cyane, agafunga amaso, agatekereza. Yaje guhaguruka, arangije yitegereza umugabo Chief Edward. Arambwira ati mugabo, umwana wawe arakomeye, ni umuhungu, ni intare, ariko hari ikintu kidasanzwe kuri we, hari ikintu gikomeye kidasanzwe, hari ikintu gifashe iyi nda cyayiziritse kidashaka yuko ivuka. Chief Edward byahise bimutungura, ntabwo yigeze avuga, yahise yongera asubira mu cyumba cye aricara. Nuko muri iryo joro ubwo madamu Liza yararyamye, yaje kugira inzozi, arakanguka, ashinduka akanuye amaso cyane ndetse afite ubwoba. Yarose abona umwana w'umuhungu yicaye ku ntebe ya papa we. Chief Edward yabonaga uyu mwana ari umunyembaraga, yahise abyuka arirukanka ajya mu cyumba cya wa mugore mugenzi we. Aho ngaho yasanze madamu Adako nawe yakangutse ari kurira. Arangira amubwira ati nanjye nabibonye, ibyo uje kumbwira nabibonye. Abangaba uko ari babiri batangiye kugira ubwoba bwinshi cyane, batangiye kwibaza ni gute bari kubona umwana w'umuhungu kandi bakamubona ari umuhungu umwe, bakabona yicaye ku ntebe ari gusimbura uyu mugabo Chief Edward. Mu by'ukuri ya powder wa mupfumu yari yabahaye yari yakoze, ibyo bifuzaga yari yabikoze, ariko hari ikintu kidasanzwe cyarimo gikura. Nuko igitondo kimwe ahangaha hari akayaga gakeya. Uyu Vicky yari yicaye mu cyumba cye, yari arimo aririmba indirimbo mama we yakundaga kuririmba, aririmba gakeya gahoro, ariko ayiririmba ababaye. Agiye kumva yumva umubiri we urahindutse, atangira kubona amazi ari gushoka ku maguru ye. Yatangiye kugira ubwoba, arangije afata ku nda ye, atangira kumva uburibwe bwinshi cyane, atangira gutaka, aratabaza, atangira kuvuga ati nicyo gihe. Nuko umukecuru umwe wakoraga aho ngaho yahise aza yirukanka, nuko abwira abandi ati nimuhamagare Chief Edward yahise amanuka aza yerekeza aho ngaho aho uyu mukobwa yarari. Arangije aravuga ati mufate imodoka nimumutware kwa muganga. Nuko muri ako kanya bahise bamugeza ku bitaro, abanasi bahise bamwegera batangira kumwitaho. Bitegereje inda uburyo yari nini birabatungura, batangiye kuvuga hagati yabo bati
imyaka itanu utwite. Batangira kwibaza bati ese mu by'ukuri uyu yaba ari umuntu utwite, ese ni ubuhe bwoko bw'inda? Ariko umunasi umwe ukiri mutoya arangije yegera uyu mukobwa, arangije amufata mu biganza, nuko aramwitegereza aramubwira ati ntabwo wavumwe ahubwo uri umunyembaraga. Aramubwira ati rero reka tubikore. Aramubwira ati pushinga. Nuko Vicky arangije afata agatanda aratangira gutaka, atangira gupushinga. Yapushinze bwa mbere, apushinga bwa kabiri, apushinze bwa gatatu, umwana yahise avuka. Nuko dogiteri arangije afata umwana aravuga ati ni umuhungu. Vicky bamuhereje umwana we, arishima cyane, yitegereza umwana yari atwise imyaka 5 yose, amutwita bikomeye, amutwita mu bigeragezo bikomeye, amutwita mu gisebo gikomeye, ariko byose yari yarabyihanganiye. Ahangaha Vicky Imana yari mushubije. Imana yari garagaje yuko ireberera imfubyi. Imana yari garagaje yuko ari inyembaraga. Uyu mwana mu by'ukuri yari umwana mwiza cyane. Ntabwo uyu mwana akivuka yigize arira, ahubwo hashize akanya gato arangije afungura umunwa we, arangije ararira cyane. Yararize arira ryajwi rimeze nk'iry'inkuba iri gukubita mu kirere. Ahangaha akirira umuvumo wahise uba broken. Umwana yaravutse w'umuhungu. Ahangaha buri kimwe cyose cyari gihindutse. Abanasi rero baje guhamagara Chief Edward. Uyu mugabo ubwo yarateruye uno mwana w'umuhungu yari yishimye cyane. Yaramwitegereje areba ukuntu ari umwana mwiza, ari umwana uri strong, ufite imbaraga. Yumva aranezerewe muri we. Arangije aravuga ati n'uyu nguyu, uyu niwe muhungu wanjye, uyu niwe muhungu uzanzunzungura, uyu niwe muhungu nari ntegereje. Nuko rero yaje gufata umwana we, barangije bajya mu rugo. Muri uwo mugoroba bakigera mu rugo, Chief Edward yaje gutumira buri umwe wese, atumira abakozi, abagadi, atumira imiryango yose. Ubwo yari yicaye aho ngaho ateruye umwana we, ndetse n'aba bagore bari aho ngaho, ndetse na Vicky ari aho ngaho. Ahangaha aho bari bicaye, imbere ku meza hari akantu kameze nk'umuti, ibintu bimeze nka liquid. Nuko uyu mucifu arangije aravuga ati byanze bikunze buri umwe wese uri hano agomba kunywa kuri iyi liquid, agomba kunywa kuri iyi liquid ahangaha. Ndashaka kumenya ukuri, nimba nta muntu n'umwe uri ahangaha ufite ikintu aduhishe cyangwa ashaka guhisha, ndashaka ko buri umwe wese agenda anywaho agasomaho. Nuko Chief Edward arangije aterura ka kantu ahereza wa mugore we wa mbere. Akimuhereza, intoki ze zatangiye gutitira. Arangije afata aka kantu kari karimo iyi liquid aranywa. Akimara kunywa arangije arasakuza cyane, arascreaminga. Amaso yatangira guhinduka umutuku, atangira kwicuza, aravuga ati twari twebwe. Atangira kurira ati utubabarire, twaroze ibyo kurya turabimuha. Arangije Chief Edward afata ka kantu agahereza wa mugore wa kabiri, Liza. Arangije akimara kunywa ahita apfukama, atangira kuvuga ati utubabarire, hari uburozi twasize ku nda ye, twishyuye dogiteri kugira ngo akuremo inda, twagiye mu ishyamba, twafunze twaziritse inda ye. Muri ako kanya buri umwe wese wari uri aho ngaho yarumiwe, bose baraceceka. Muri ako kanya Chief Edward yahise arakara. Arangije aba bagore uko ari babiri arabategeka, atunga urutoki ku muryango, arababwira ati ndashaka kubabona hanze, ndashaka kubabona musohoka mu nzu yanjye, ntimuzigere mureba inyuma ukundi, ntimuzigere mugaruka ahangaha ukundi. Aba bagore uko ari babiri baramwinginze, barapfukama, bararira, ariko ntabwo yagize ababarira. Yarabasohoye abakura aho ngaho. Vicky yarari aho ngaho ateruye umwana we, ariko mu by'ukuri Vicky yarakomeye cyane, ntabwo yagize arira. Nubwo ababyeyi be bari barapfuye, ariko ntabwo bigize basinzira, bahoze bamuproteja, bahoze bamureberera.
nuko Chief arangije aramwegera, arangije ashyira ibiganza ku bitugu bye, arangije aramubwira ati guhera uyu munsi uri umugore wanjye. Aho ngaho abakozi bose abagati barumiwe, bari batunguwe n'ibibaye aho ngaho. Wa mukobwa wahoze utoteshwa, wa mukobwa bajyaga bita ko bahamagara ko ari umuvumo, wa mukobwa bitaga ko ari ikibi muri iyo nzu, wa mukobwa wajyaga mu isoko bakamutera amabuye bakamwita umwanti utwita imyaka 5 bakamubuza amahoro, wa mukobwa wikoreye ikimwaro imyaka 5 yose akagitwara ku bitugu bye. Ahangaha noneho yari mama wa Prince, yari mama w'umwana ukomeye, umwana w'umukire. Ahangaha yarahindutse umwamikazi w'urugo. Imfubyi yari yarakuze nabi, imfubyi yari yarakuriye muri struggle zitandukanye kandi mbi. Ahangaha noneho yaragiye kwicara ku ntebe y'ubwamikazi. Shuti bavandimwe, inkuru yacu nahangaha tuyisoreje. Nizere yuko iyi nkuru mwigiyemo ikintu gikomeye cyane nkuko nanjye nakigiyemo. Inkuru nk'izi akenshi genzi ikora kugira ngo tuzigireho, zidukangure, zihindure intekerezo zacu. Nawe mushyashya ntago nkwibagiwe nguhaye karibu, urakaza neza kuri Behind Walls Tales. Icyo wakora no gukanda subscribe ndetse ugakanda no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho inkuru nshyashya. Ndagushimiye cyane ku mwanya wawe wafashe, umwanya wawe njyewe ngufata nk'uw'agaciro. Wakoze guhitamo Behind Walls Tales. Nawe utaha.